buri munsi harerekanwa umutungo ungana n'agaciro ka biliyoni 10 z'amafaranga ya Amerika mu munsi umwe gusa kuri Binance. Umunsi umwe wonyine gusa. Iyo wumvise kugura ndetse no kugurisha muri cryptocurrency, buri wese yumva Binance. Binance yatangiye mu mwaka wa 2017, ikaba yarazanywe n'umunyakanada ufite inkomoko mu Bushinwa bita Cheng Xiaoping. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wafungura Binance mu buryo bukoroheye ugatangira gukorera amafaranga muri crypto byihuse kandi ku buntu. Reka nkwereke rero uko bikora step by step. Reka rero nkubwiye ati kino kiganiro ugeze like ino video kandi kuri like ndetse ukore na subscribe kugira ngo tubashe kuba twagendana intambwe ku yindi. Ntugire ikibazo, ngufite uburyo ugiye kwita utangira gukorera amafaranga mu buryo bukoroheye. Okay, noneho ubwo igikurikiyeho ngiye ko ngiye kukwereka uburyo kuwafungura. Rero ukenera ibintu bibiri byonyine gusa ikintu cya mbere cy'ingenzi ugomba kuba wamenya mu gufungura Binance nuko ugomba kunyura kuri link kugira ngo uze no kuba wabaje kuzahabwa bonus mu gihe runaka. Reka rero nkwereke uburyo bikorwa. Uraza kuba wafungura YouTube gutyo uri kwireba nurangiza uze ukande hano handitse ngo kuri Moa. Nukanda kuri Moa hano gutya, ugikanda kuri Moa gusa urazwi tubona akari kuri bukandeho. Numara gukanda kuri Moa kuri titre y'amagambo uraza kwita ubonamo akarinki gasa ubururu. Urakanda ku karinki gasa ubururu. Numara gukanda ku karinki gasa ubururu urakandaho cyangwa se mo kimwe urebe hano bandikira comment. Urebe hano bandikira comment ushyiremo link yawe. Link uyikande, ukimara kuyikandaho irahita ifungukira kuri Google Play kuri Google. Irahita ifungura kuri Google Chrome, irahita ifungukira utegereze gatoya. Noneho iraza kuhita loadinga gatoya, urategereza none bahita kugeza hano ko ukuvuga ati icyambere ugiye ko wakora tugiye kuba twatangiye creating account. Sibyo? Ushaka kuba wahabaga bonus y'amafaranga ushaka kuwakoresha mu mavouchering cyangwa se mu buryo bwo tradinga. Ibyo ngibyo nabyo nzabibarekaho neza. Gusa muri iyi video yindi ikurikira uraza kuyita ukanda get start, ariko gusa nyuma y'ino video yindi ikurikira Binance no yifungura nta kindi kintu bari buguhereza usibye kufunguye account. Ariko wibuke ko none ufite indi video urayikora nayo imeze nka Binance neza, ariko yo bahita bakwishyura amafaranga direct. Usibye kari nanjye uzahita uyaguha ukimara gufungura konte nahita nyakoreza kuri Momo yawe direct gutyo. Ibyo ndabikubwiye. Iyo video ntuyicikwe, wowe wibuka ko wakanda subscribe kandi no kunzogera, hanyuma ukaba wagiye muri group uzahita ubona iyo video mu bambere. Twagiye hano rero ugiye guhita ushyiramo email yawe rero urayishyiramo gute? Uraza kwandika email yawe gutya, wandike email yawe, uraza kwandika email yawe nkuko nyine ushaka gukoresha. Urashyiramo email yawe cyangwa se mo kimwe umanuke gatoya uhite ubona ahantu handitse ngo continue with Google. Kuri continue with Google ushaka wahakanda nabwo birakunda, kandi kuri continue with Google nibwo bikorohere ukahita na password ikajya byishyiramo. Mfa ko wibuka email yawe, aho uhite ufata email uyishyiremo, uhita ufata ukande kuri email, uhita ukanda kuri email mu rutonde rw'ama email ufite, uhita ukanda then nurangiza ukande kuri continue. Nukanda continue utegereze gake cyane, hanyuma uhite birodinga. Nibirodinga Binance gutya ba imaze kuba yafunguka, bahita kubwira ibintu bibiri cyo ukora icyo bita privacy. Uze ukande hano hantu handitse ngo creating, kuri kano kantu uhita ukanda handitse ngo next, ukande kuri next hano gutya. Nukanda next utegereze gatoya, utegereza gatoya cyane mwere kuvuga ibigenza. Numara kugera hano bahita bavuga ati welcome, uhita ukanda ati ngo do you have an inviter. Nubwo ati ngo do you have an inviter uhita ukanda handitse ngo yes. Uze kuhita ukanda hano handitse ngo yes, uhita ukanda kuri yes, sibyo? Then urangiza ukande kuri yes. Bawe bagati nyine ufite umuntu wagutuma uhita ukanda kuri yes, sibyo? Ukanda yes. Nukanda yes utegereze gatoya ukimara gukanda kuri yes. Urakora kuri yes rimwe gusa, urahita wikandira kuri next. Tukanda kuri next hano ngaha. Numara ukanda kuri next uhita uza hano ukande hano gutya handitse next. Kuri next ni urahita ukanda. Numara gukanda next ukande next utegereze gato birodinge rimwe. Nukora next ugakora refresh
cyangwa se ugasa nk'usubira inyuma n'umuri cyangwa se ukongera ugakanda kuri link uhita ukanda kuri allow, hanyuma uhita ukanda handitse kuri cancel hano gutya nakubaza ngibi tugiye gukora icyo bita verification. Gukora verification bayikora gute n'icyo gice cya nyuma dukurikijeho kinagora cyangwa se mwene mwikibagora. Twagiye none verification yabaru uyu kanze kuri verify myself uhita ukanda hariya, bamara kubakanda bagahita bakoreza agakode kuri email yawe. Email yawe uhita uyisanga he, uhita ukupa telefone yawe gatoya uze usacinge urebe Gmail yawe, Gmail handi bohereza ubutumwa uze urebemo hano, uraza kuza muri Gmail yawe uze ufatemo agakode baguhayemo. Ako gakode uraza kuza ukarebemo hano gutya muri Gmail, usurebe hari abantu bafite ama-email atandukanye hano, ugiye ureba iyo email wakoresheje nimba ariyo wahisemo, hanyuma ukanda hano nitse kuri aka gakode bakoresheje ka Binance, utegereze gato uhita ubona agakode ugakore copy cyangwa se ukandika ku gapapuro ahantu. Dore aka gakode ni kuri buze kwandika hano, nurangiza dore ngaka gakode ugakandeho utsindagire cyane cyangwa se urebe uburyo ukandikamo, then urangiza ukore copy. Ugikora copy rero gusa uhita ugaruka hano ukore verification, uza hano gutya upastingemo ya code cyangwa se uyandikure uyishyiremo kugira ngo umaze gufungura account dusigaje gukora KYC. Ukanda paste, gikanda paste uhita ukande kuri submit, na kuyishyiramo iyo ihita yijyanamo bita byirodinga ku kanya automatique, urategereza gatoya. Niba ugati ngo fail and try again ukande kuri login, nanone uhita wongera ukande kuri login, nukanda kuri login nanone urongera uhita ukanda kuri continue nanone nk'ibisanzwe kandi continue with the Google. Niba guhitishamo email uhitamo email yawe, ushyiramo email yawe ukayitamo, urategereza loading, uhita wabwiye ati uhita ukanda kuri yes. Ugikanda yes byonyine, numara gukanda yes utegereze gatoya. Ubu ngubu uramaze kuba wakora phase ya mbere, uramaze kuba wayirangiza account urawe wamaze kuba wayicreatinga. Ibindi rero bino baba bari kubwira ati ukore next thing depositing more than 5 USDT mu gihe cy'iminsi 11 uhita guhereza ama USDT 10. Ahangaha nyine iyo ushaka kuya depositinga nyine kuyashyiraho ari hejuru kuya depositinga nyine umaze gukora account nyuma y'iminsi bahita kohereza amadolari 100 ya free voucher cyangwa se trading. Uhita ukanda kuri next, ukande kuri next. Ubwo account tumaze kuyifungura rero dutegereje kuba ntabwo tugiye kudepositinga, ariko nibyo nyine nakubwiraga ku muntu ushaka bonus. Nabwiye ko ngo ufite indi video y'uburyo none uri buze gufungura account ngahita mwishyura ako kanya direct, nawe bagahita yaguhereza kuri konti yawe. Yego, hanyuma ubwo twabisoje ugiye kwitongerwa ruka hano kuri Play Store, witongera uze no kuri Play Store niba wamaze gufungura account ugaruka kuri Play Store, uhite usacinge Binance muri Play Store Binance. Imbere yuko downloading ugomba kuba wanyuze kuri link ugafungura account Binance ukayidownloadinga inyuma muri Play Store. Dore Binance ngiyo uhita uyikandaho, umara kuyikandaho uze uyikande uyestaringe. Nimara kuyestaringa akaba yarangije kuyestara muri telefone yawe, uraza guhita ukanda open. Uhita ukanda kuri open utegereze gato. Utakoze verification cyangwa se KYC tugiye gukora, ntabwo account wiburutwa n'umuntu utayifite kuri muri nta kintu wayikoresha. Utegereze tuyifungure, none bahita kubaza ati ngayo ni crypto niyo uri muri mushyashya cyangwa se usanga uri mu family, uraza guhita ukanda kuri family yawe kuko twamaze kuba creatinga account bwa mbere. Uzihita ukanda hano, sibyo? Uhita ukanda hano kuri family with the crypto, ukande kuri next, ukandere hano kuri family ya crypto, n'ubangi tupongeye tu login in. Nurangiza uze ukande handitse ngo continue with the Google hano gutya, continue with the Google. Numara kwakanda continue with the Google urahakanda rimwe gusa utegereze gatoya. Bitongera guhitishamo email yawe, ongera uhitemo email yawe. Noneho niba kugeza hano uhita ukanda handitse ngo I agree, hano handitse ngo I agree, uhita ukanda kuri I agree ukakanda kugira ngo ubashe kuwanga access kuri telefone yawe cyangwa se kuri email yawe. Utegereze ibindi bahita byizanamo kuko password ntabwo wayikubaza ko babizi biri kumwe bifatanye na email yawe. Nimara kurodinga uhita ubona byigaruye ahandi, utegereze ibyo biri loading n'ahandi hantu wongera gukanda. Ubwo icyo gihe wamaze kuba wafungura konte byafungutse neza. Ubwo igikuri cyo tugiye gukora icyo bita verification no yo gukora KYC.
KYC ni gute rero ikorwa, akandi nabyo ugiye kuba nakwereka, uhita ukanda kuri allow. Umara gukanda kuri allow nkaba ngiye kukwereka uburyo ukora KYC neza cyane. Ese ni gute wakora KYC muri Binance iyo wamaze gufungura account ariko utafungiye KYC ntacyo biba bimaze burya. Ubwo urategereza mwereke uburyo tugiye gufungura KYC. Gusa wibuke kukoza subscribe wakanze like kuri video, sibyo? Imaze gufungura itakugeza hano, ariko ngiye najya dutangirane step by step. Hari igihe batahita kugeza aka kanya, reka nsubire inyuma kugira ngo dutangirane nkwereka aho nakanze kugira ngire aha ngaha, sibyo? Mbere na mbere niba kugeza hano uhita ukanda kuri leta, nta kibazo uze kuhita. Niba kugeza aha ngaha uhita ukanda kuri leta, nta ribi, wowe ubikore nkuko ngiye kubikora. Hanyuma uraza gufata telefone yawe, nurangiza uze ukanda ariya mu nguni, tukanda hano mu nguni. Nukanda mu nguni baraza kugeza kuri baraza kugeza hano, uhita ukanda kuri turiya turikoni dutatu, nitwahita ukandaho. Nudukandaho urahita uza hano, urebe neza. Nusanga handitse gutya, nanjye handitse ngo Binance Lite, nusanga handitse Lite nibwo uri buze gukanda ahangange hano kuri agakantu ko gafresh. Hako nusanga handitse Pro ubyihorere, sibyo? Okay, urahita wakanda kugira ngo ujye muri Pro tubashe kuba twafungura neza. Hanyuma ngiye kugorora bino bintu, uhitukana kuri verify now. Uhitukana kuri verify now, nutabibona ubyihorere nabwo ntari bukande, urasanga bitarimo, ariko urasanga karo kwandika nitse ngo verify identity. Hari n'abantu baba barakoze verification ariko yabaye fail, nabwo rero ushaka kuwaza ugakanda hano gutya, nabwo nta kibazo, cyangwa se twese tugendere hamwe ukande kuri kara kantu ko mu nguni k'ubururu uhakande. None urangiza uraza guhita ubona kano kantu kanditseho unverified, itugakandaho gutya, kano niko ukandaho. Wamara ugakandaho, ubwo indangamuntu yawe urayishyira hafi. Afata indangamuntu yawe uyishyire hafi kugira ngo ufotore indangamuntu yawe, ndetse ufotore na face yawe kugira ngo bayirinde. Noneho bahita badetectinga igihugu cyawe wari usanzwe urimo. Niba uri mu Burundi bahita bashyiraho Rwanda, niba ariko batabidetectinze ngo bahita bashyiramo igihugu residence yawe nyine, ubwo uraza gukanda uhitamo igihugu cyawe. Niba ari Rwanda nutahita ubona mu Rwanda, uraza gusacinga Rwanda hano, cyangwa se Burundi. Niba ari Burundi sacinge Rwanda, sacinge Rwanda uyikande mu gihe utayibonyemo. None bahise bakubaza document issue, niba kubaza ngo hano niba kubaza ati document issue cyangwa se igihugu cyawe wavukiyemo, uhita ukanda uhita usacinga igihugu cyawe. Niba ari Rwanda uyisacinge, niba ari Rwanda uyisacinge, hanyuma numara kuyishyiramo ukayemezaho. Hano bahita kubaza document type, ukande kuri hano nitse ngo ID card. Kuri ID card ari gukanda, ariko ku muntu ufite passport nayo yayikoresha, ariko ukoreshe indangamuntu ukoresha ID card, uzukanda hano kuri continue. Gusa abantu bafite Airtel Horizon Imagine, bafite za phone za Airtel Horizon Imagine, cyane za zindi zifite kamera hejuru, kamwe kanika kamera gato, ntabwo gufotora indangamuntu igiye ifotora ngo bikundekeye. Kwenda niba ari izindi zaje zigafotora indangamuntu kurya amagambo agaragara, ariko inzi ko izindi zitaye zigaragaza amagambo. Ariko ubwo nta kibazo, nabwo watira n'umuntu ukamutira ku gafone gato, ukarogingamo email yawe ugashyiramo. Ariko hano ndabona barafashe uburyo bubiri, ndabona barabyaguye. Noneho uraza gushaka phone ufotora indangamuntu, yawe, ufate document yawe, uze ukande kuri upload, umuntu ayikoreze no kuri WhatsApp, nabwo nta kibazo birakunda. Ukanda hano nitse ngo continue. Nukanda continue barita usanga muri telefone yawe, shandono nawe barabyoroheje cyane pe. Noneho uhite uza hano urashaka umuntu gutiza phone yari yose. Niba phone yawe idafotora indangamuntu neza, ufotora indangamuntu yawe, numara kuyifotora ayikorereze kuri WhatsApp. Nugera kuri WhatsApp uburite ijya muri phone yawe, hanyuma uyishyire muri phone. None ari buza kuza gukanda kuri upload. Ni nabyo byiza kuruta uko wajya kuyifotora live, ariko niba nanone uyifite ako kanya aho ngafi wayifotora bisanzwe ukahita ukanda kuri upload live. Nyine kuri upload kanze nsubira inyuma gato ngire hari. Okay, ubu ngubu nari mvuye gufotora indangamuntu, bita bansubiza inyuma gato, yabwo ndahita nongera muri za step nakoze. Wibuke uze kuza gukanda kuri upload. Ukande kuri upload mu gihe wamaze kuyisavinga muri phone yawe ufite indangamuntu zawe wayifotoye, ku gice cy'imbere ni ku gice cy'inyuma. Yego, hanyuma ukande kuri continue, sibyo? Hanyuma numara gukanda kuri continue uraza kwita ukanda kuri upload. Hano hambere rero, ahambere ni ku gice cya mbere, handi aba ari isura nini, nyine ari isura cyane nini, hari n'amazina yawe. Ni wowe uhita ukanda kuri hano hambere kuri front nyine.
uhakirike uhakande. Bahita bakwereka nyine ibintu ufite muri phone yawe, uhita uhitamo ya ndangamuntu yawe, ya ndangamuntu yawe uyifate ku gice cy'imbere, dore ngiki nicyo ukandaho ukahita ucyohereza ukacya-uploadinga, ukahita uza hano kuri backside. Kuri backside nyine ni cya gice cy'inyuma, none urahita uza nawe ukahakanda hano gutya kuri backside, ugakanda kuri backside. Iyo bakubwiye ati ngo retry, ukande kuri retry, sibyo? Gusa ikintu bari kuvuga hano, uraza gufotora indangamuntu yawe, ngire ngo urebe kano kantu ngo please upload an image or document while all details are clearly visible. Ufotora indangamuntu ku buryo ibintu byose bigaragara kandi bizuminze neza. Iyo ifoto igaragara neza, iyo ifoto igaragara neza iri mu mfuruka zose, nguvuga ati nujya gufotora indangamuntu yawe utambike telefone ku buryo ubona neza ko amagambo yose agaragara ndetse n'inguni zose zigaragara, nta nimwe wariye nyine, cyangwa se nyine nta nimwe wahishe. Yego, ubwo ni igice ku gice cy'inyuma. Hanyuma ku gice gikurikiraho uraza guhita ukanda hano handitse ngo upload, wakanditse kuri upload, ubwo ni ku gice cy'inyuma cy'indangamuntu inyuma. Ukande hano uhakande, numara kuhakanda nayo irahita yi-uploading. Niba wamara kubona ko iri smooth and clearly, urahita ukanda kuri continue, kano kantu karita gasa umuhondo cyane. Ubona gutyo gato gusa bakabona yuko byose bimeze neza, urahita ukanda kuri continue, ugakurikira igice cya nyuma bikahita byoroha. Ni ibintu byoroshye cyane, very simple and simply, right? Utegereze gatoya. Okay, none agiye icyo bita face verification. Face verification rero cyangwa icyo bita liveness. Kuri liveness urashyiramo isura yawe gutya, urashyiramo isura yawe, uhindukire, niba bakubwira kuhindukira, nawe ubwira kureba iburyo urebe hano kuri using this app. Ni uri buze gukanda. None urahita kuzana agashusho gushyiramo face yawe, urazi uhindukira ku ruhande, iyi face baguhereza gutya ngo uhindukire, niyo kubwira ati ngo up your face to over, niyo kubwira ati ngo zamura isura yawe nyine, ngo put nyine ushyiremo mo hano ku buryo kuzura kano kazeru, ushyiremo face yawe neza yuzure, sibyo? Face yawe urayishyiramo neza yuzure. Umaze gushyiramo isura yawe neza gutya bahita bayifotora, amazina yawe bahita yiyandikamo, cyangwa se byose bahita byishyiramo igihe wavukiye, byose bahita babikora direct. No akabakora icyo bita postal code. No postal code urashyiramo 05, urashyiramo 05 nizuri bushyiremo. Hanyuma residence address, ufite kuri residence address ushyiremo okay, ushyiremo Rwanda, cyangwa se nushaka gushyiramo Rwanda, ushyiramo Rwanda. No gushyiramo Rwanda bitukanda kuri continue, ugikanda continue gusa urahita ukonfaminga ino verification. Ugikanda kuri continue gutya, verification yawe urihita iba submitted ako kanya. Utavuga ati bagiye muri under review, utavuga ati ngiye muri under review, urategereza iminota 15, ubundi ni iminota 15 ugahita uvuga ko byakunze cyangwa se bitakunze. Iyo byakunze barakubwira ugasubiramo, iyo bitakunze ukongera ugatangira azero, ugakora verification. Ukadutegereza ari gihe ugeze iminota 15 cyangwa se ugahita bikora, cyangwa se bagategereza nyuma, ugategereza mu minsi mike cyane, ugategereza nyuma y'umunsi umwe cyangwa se ibiri, ugahita ubona handi yabaye verification. Ugahita ukanda kuri home page cyangwa se ugasubira inyuma aho wakanda hose. Wibaze ko nkoze verification n'insa mfite account, ariko nyine nakora mu yamba kore video, sije ko nyine bari buze ngiye kuyanga. Okay, kabite ndoginga account yanjye noneho nyirizina mu gihe babyemeye, none ndikora refresh, tubona ko bari muri under review. Uzasanga noneho handi handitse ngo unverified, habaye verified, sibyo? Baraza guhita bakubwira yuko byakunze, sibyo? Onoko verification gutya iyo bayanze uhita uvuga ko bayanze, kako nyine nge ntakoresheje indangamuntu yanjye, narayikoresheje isura nayo narayikoresheje, gatwaye nabyo bambwiye nyine kwari kugira ngo mbashe kubona abakorera video. Ndagushimiye cyane rero, kankwereka uburyo tugiye kubigenza. Okay, now iyo umaze gukora verification rero, ubu ugarutse ahandi gutya hano hejuru, verification igihe yakunze, uzaza ukandara hejuru mu nguni, no kandi azahita avuga ati ngizi verified. Ngewe yabaye verified kwako nyine ninze mfite account kuri hano bya mbere, ku buryo uza kubigenza step by step. Okay, kugira ngo uzahindure rino zina rero, ibyo nabyo nzabibagarukiraho, nkwereka nkwigisha n'uburyo Binance uzayikoresha, uburyo uvunja amafaranga ukayashyira kuri Momo, uburyo uvunja amadolari, uburyo ushaka kugura crypto ukayishyira ahandi, nuko ngukora bikorwa. Waba ikaze rero, kwa nagushimiye ko
dushyigikiye. God bless kuri ino video warebye, ukande subscribe, ukande like kuri ino video, ndagushimiye. Siga igitekerezo cyawe muri comment, imbogamizi yose uri buhuye nayo yandika hasi muri comment. Murakoze.